Mukamuriza yarapfuye nyine abantu bari mu gitaramo, hano hari igiterane cyatangiye kuva kuwa gatatu, nyine abantu bose bataramiye no muri Mitondo amakanisa yose nyine menshi hano Kampala. Hagenda gusenga igitondo ari muzima, tuva mu gitaramo ari muzima, dushyiramo igisirimba nyine kugira abantu baba bari kubyina, niba atari yaratambutse imbere nyine kubyinira n'ahari, ahita yumvise yikubita hasi, bamujyana mu bitaro, bamugejeje mu bitaro ahita acikana, nuko yapfuye. Nyine abantu bagwa mu kantu bari mu giterane, byaba bitungura abantu ariko nta kundi ni ukwihangana. Asize abana 6, nta muzima yari anahari, yagiye mu cyaro, birababaje kabisa. Igitondo cyiza kuri mwese inshuti za Kabara TV1 abadukurikirana muri iki gitondo aho muri hose, tubifurije amahoro n'umunsi mwiza. Ariko kandi abari mu masaha y'ijoro namwe tubifurije gukomeza kugubwa neza. Ni kuri uyu wa mbere tariki 27 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2026. Niba uri mushya kuri channel yacu, turakwibutsa gukanda subscribe ugakomeza kuba umwe mu muryango mugari wa Kabara TV1 ivugira hano mu karere ka Bibogobogo. Uyu munsi rero tuzanye inkuru ibabaje kandi yaraye ishenguye imitima ya benshi mu bice bitandukanye bigize imigabane. Ivuga rero ku rupfu rutunguranye rwa Nyahumure Gentille, umubyeyi wari uzwiho urugwiro, ubupfura no kubana neza n'abandi. Waraye yitabye Imana mu buryo butunguranye mu mujyi wa Kampala ku mugoroba kuri iki cyumweru tariki ya 26 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2026. Nk'uko rero amakuru ava mu bo bari kumwe abivuga, aravuga ko Nyahumure Gentille yari yatangiye umunsi we neza, nta kibazo cy'uburwayi yarazwiho cyangwa se ibimenyetso by'ubuzima buke byigeze bimugaragaraho. Mu gitondo c'ejo ku cyumweru yagiye mu materaniro nk'ibisanzwe, ari muzima kandi agaragaza imbaraga n'umunezero nk'uko byari bisanzwe. Nyuma rero y'ayo materaniro ya mu gitondo, ku mugoroba yagiye mu gitaramo nk'ibisanzwe cyari cyabereye mu rusengero rwa Methodiste na Buragara. Hakaba hari igiterane cyari kimaze iminsi igera kuri 5 kihabera. Hanyuma biba ngombwa ko amakanisa atandukanye ataramirayo, nk'uko n'ubusanzwe y'ibiterane byabaye amakanisa menshi atumirwa mu bitaramo bisoza ibiterane. Ico gitaramo rero kikaba cyari cyitabiriwe n'imbaga y'abakristo benshi muri uwo mwuka wo kuramya no guhimbaza Imana. Nyahumure rero yarari kumwe n'abandi bose, nta kintu kidasanzwe cyagaragaraga ku buzima bwe. Icyakora mu buryo butunguranye yaje gufatwa n'isereri ikomeye, ahita yikubita hasi. Abari hafi ye bihutiye kumutabara, ajyanwa kwa muganga igitaraganya kugira ngo yitabweho byihuse. Nubwo abaganga bakoze ibishoboka byose ngo baramire ubuzima bwe, gusa byarangiye binaniranye yitaba Imana. Inkuru yasize umuryango we, inshuti ndetse n'abamuzi bose mu gahinda gakomeye no mu rujijo rw'ibyabaye. Nyakwigendera Nyahumure asize umugabo n'abana 6 ndetse asize amateka y'urukundo ufatanye n'ubumuntu byarangaga ubuzima bwe bwa buri munsi. Abamuzi bavuga ko yari inshuti ya benshi, umubyeyi ugira umutima mwiza kandi warangwaga no guhoranira kubana neza n'abandi bose. Urupfu rwe rutunguranye rwabaye inkuru ikomeye mu muryango no mu nshuti ze, aho benshi bakomeje gutanga ubutumwa bwo kwihanganisha umuryango yasize no gusabira ihuruko ridashira uwadusize ari we Nyahumure Gentille. Rero mu izina rya Kabara TV1 twifatanyije n'umuryango wa muzima muri ibi bihe bikomeye byo kubura umudamu we. Imana yakire mu bayo Nyahumure kandi ihe abasigaye ihumure n'imbaraga zo kwihangana muri ibi bihe by'akabaro. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Nkomezi James. Iyi ni Kabara TV1.